Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uhisemo neza gukurikirana Ndaza Vuba TV. Imana ikugirire neza. Ndabashimiye mwese rero abadahwema gukurikirana inyigisho zitambuka kuri YouTube channel. Imana ibahe umugisha. Nitwa Iranzi Alfred. Karibu muri ruhuka y'uyu munsi. Mu kiganiro ruhuka y'uyu munsi kuri izi tarike turi buze kuganira ku ijambo turi busange muri Luka igice cya 19 duhereye ku murongo wa mbere. Turi buvuge ku nkuru z'umugabo witwa Zakayo. Murongo wa mbere uravuze ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Nshuti muvandimwe ukurikiye iri jambo, ndagira ngo nkubwire ko umuntu wese akeneye Imana, umuntu wese akeneye Yesu. Rwego rwose, position yose umuntu yaba ariho akeneye Yesu. Zakayo yari umukoresha w'ikoro cyangwa se tax collector cyangwa se yari umusoresha. Yari umutunzi, yari umuntu wubashywe, yari umuntu w'umukire, yari umuntu ufite izina riremereye mu gace kaho yari atuye. Hanyuma agahora yumva bavuga Yesu. Hanyuma yumva ashaka nawe, agira iyo nyota, agira iyo nzara, agira iryo shyaka ryo kumva ashaka kureba Yesu. Haleluya. Hanyuma kuko abantu bari benshi, abura ukuntu abigenza, abura ukuntu ari bumurebe, abura ukuntu ari bumubone. Hanyuma yigira inama yo kurira igiti cy'umuvumu kugira ngo abashe kuza kureba Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo hari imbogamizi, hari ibintu Zakayo yagombye kurenga kugira ngo ashobore kureba Yesu. Icyambere, Zakayo yarenze icyubahiro yari afite nk'umuntu wari umutunzi, nk'umuntu wari ufite akazi karemereye. Ibyo bintu abirengaho ajya gushaka Yesu. Icya kabiri Zakayo yarenze yavuye mu kivunge cy'abantu, ajya kurira igiti. We ajya gushakisha uburyo bwamworohereza, uburyo bwamushobokera kubasha kuza kubona Yesu. Haleluya. Zakayo yarenze ibyo bintu, yavuye mu kigare. Zakayo yasize hasi icyubahiro mu bantu afite. Ibyo bintu byose arabyirengagiza, yemera kujya kureba Yesu. Yesu ageze ku giti aho Zakayo yarari, kuko Zakayo ntabwo yari azi Yesu arinde, ariko Yesu yari azi Zakayo. Yesu aramuhamagara, amuhamagara mu izina. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu azi ukuntu witwa, Yesu azi izina witwa, na rya rindi baguhimba muri karitsiye.
Yesu ararizi, ahamagara Zakayo. Zakayo arururuka, haleluya, barajyana. Yesu aramubwira ngo uyu munsi ndarara iwawe kuko agakiza kaje muri iyi nzu. Zakayo akimara guhura na Yesu yakoze ikintu gikomeye. Yahereye ko yihana, aravuga ngo abo nambuye ndabariha, ndetse n'ibyo mfite 1/2 ndagiha abakene. Yarakoze ikintu gikomeye cyane, nshuti y'Imana. Yesu aho yageze abantu bihana batabarondoye. Yesu aho yageze aramurika, abantu bihana byoroshye, abantu umutima uhita umeneka, kuko Yesu azana itoroshi rirerire akarimurika mu mitima, rikamurika hahandi hatabona, aho umwijima uba. Hari abantu rero b'abanyedini bumvaga yuko Yesu adakwiriye kujya mu banyabyaha, batangira kubikiritika, batangira kubinenga, ngo kubera iki, ngo dorere, ngo nigutagiye gusangira n'umunyabyaha. Ariko Yesu yaje ari umuhuza w'ibyahoze bidahura. Yesu yaje aje gushaka icyari cyarazimiye. Yaje yirengagiza amahame abantu bagiye bashyiraho. Niyo mpamvu yahuye na Mariya, abantu bamuzanye ngo yasambanye, abantu bashaka ko amucira urwo gupfa, ariko Yesu akandika hasi, haleluya, abamuregaga bakagenda, Yesu akamurokora. Yesu yinjira kwa Zakayo, asangira nawe, haleluya, agakiza gataha muri iyo nzu. Zakayo arihana, umuntu wari ukomeye, umuntu wari ufite amaso amureba, umuntu wari ufite amadiploma aremereye, umuntu wari ufite akazi gakomeye, kwemera akavuga ngo abo nambuye ndabariha, byari ibintu bishobora kuba igisebo, byari ibintu bishobora kumumwaza. Ariko arenga izo mbibi, arenga izo mbogamizi, aravuga ngo nubwo ingaruka zabaho, ariko ntacyo, ne kubura ubugingo, ne kwakira iyi mpano y'agakiza. Uyu munsi wa none hari abantu batsimbaraye ku tuntu tw'amafuti tubabujije kwakira agakiza, nyamara bari mu bubata, bicaye ku cyubahiro, bicaye ku mashuri, bicaye kuri titre, bicaye kuri position. Ibyo bintu byose bibabuza gusingira agakiza, bibabuza guhura na Kristo. Kugira ngo uhure na Kristo nuko hari ibintu ugomba kuvamo, nuko hari ibintu ugomba kureka, ukagira iyo nyota yo kumushaka, ukagira umuhate wawe, haleluya. Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe iravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Yesu ahagaze ku rugi aragukomangira, n'ubu ndi kuvuga ari gukomanga, na cya gihe ubyumva yari ari gukomanga, ngo niwumva ijwi rye ugakingura azaza musangire. Ingorane zibaho, imbogamizi zibaho, nuko abantu badashaka gukingura, barakinze, batsimbaraye kuri twa tuntu navuze, batsimbaraye kuri bya bindi batwaje igitugu. Nyamara nubwo bwose babitsimbarayeho, ariko nta kintu bibasha kubagezaho. Yesu yarahamagaye aravuga ngo mwese abarushye, ahamagara indushyi zo mu isi yose ngo zize zimusange aziruhure. Zakayo nubwo yari umutunzi, Zakayo nubwo bwose yari afite izina riremereye, ariko yararushye, yari akeneye icyamuruhura, yari akeneye icyamukura muri ubu bubata. Agira ishyaka, ajya kureba uwo Yesu yumva bavuga, ajya kureba uwo Yesu yumva abantu batangarira, ahura nawe. Guhera umunsi yahuye nawe ubuzima bwe burahinduka, guhera umunsi yahuye nawe amanyanga yabaga marahinduka, guhera umunsi yahuye nawe ibyari mutwaje igitugu abivamo. Reka nkubwire mwene data, niki cyatuma abo bana bakunaniye boroherwa?
bagacururuka nuko bahura na Yesu. Niki cyatuma uwo mwashakanye ava muri izo ngeso arimo? Nuko yahura na Yesu. Niki cyatuma wowe ubona amahoro uva muri ibyo byaha bigutwaje igitugu? Nuko wahura na Yesu, kuko niwe karuhura, niwe uruhura imitima ishenjaguritse, niwe utanga amahoro ahari habuze amahoro, abantu bakagubwa neza. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Ndagusengera ngo uhure na Yesu, ndagusengera ngo uhure na Yesu. Ugira ibintu uvamo byari bigutwaje igitugu, ibintu bikubuza guhura na Yesu, ibintu bikubuza gusabana na Yesu. Uyu munsi bikomorokeho mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubeho ubuzima bubatuwe, ubeho ubuzima bunejeje, ubeho ubuzima bunezerewe, ubeho ubuzima buticira urubanza, ubeho ubuzima bufite ibyiringiro bya none ndetse n'ibyejo hazaza. Abantu batizera Kristo nta byiringiro by'ejo bafite, bari mu buzima buhorana ubwoba, bari mu buzima buhora bubatota, mwanzi ahora batota. Ariko abari muri Kristo Yesu bafite ibyiringiro by'ubuzima bw'iteka, by'ubugingo bw'iteka. Imana ikugirire neza, Imana igufashe ibyo bintu byose bigusikamiye, ibyo bintu byose bikwicari bituma udashobora guhura na Yesu, ubikureho nk'uko Zakayo nawe yabashije gukuraho icyubahiro, akava mu gare, akava kuri title, akava uko abantu bamufata, akavuga ngo uyu munsi ndakora kuri Yesu. Imana ikugirire neza, ugubwe neza muri Kristo. Amen. Amen.